ese usabwa amafaranga angahe kugira ngo wegukane kategori ya B? Uyishyire ku ikofi, amafaranga usabwa nangahe? Nta wundi muntu ugujije. Ugatwara imodoka ihenze cyangwa se nziza itwara abantu ifite imyanya yo kwicaramo itarengeje 8 niyo muza bariwemo. Na amafaranga angahe usabwa? Nibyo ngiye kubereka. Ngiye kwakora bije, wumva amafaranga ugomba gushyira munsi y'umusego utazemererwa kuryaho. Mu gihe uzawinjiye mu mugambi wo gushaka kategori ya B, amafaranga usabwa yose mu rusange. Twagiye. Nuvuga ngo ndahera ku muntu wabinsabye, yansabye impere ruhande. Nta kintu na kimwe yibereye mu rugo, yicaye mu rugo asabwa amafaranga angahe. Na prozwari byose birimo. Icyambere ntabwo akora ikizamini cy'ushaka gutwara ikinyabiziga rwa burundu udafite prozwari. Prozwari rero kugira ibone bisabwa iki? Usabwa kujya mu ishuri ukiga neza amategeko y'umuhanda. Amategeko y'umuhanda bayiga nibura iminsi hagati y'10 na 15. Wishyura amafaranga ibihumbi 30 by'ishuri. Iyo ni school fees. Hanyuma iyo ugiye gukora ikizamini kuri polisi ugomba kuba wariyandikishije gukora ikizamini cya polisi ibihumbi 5. Ubwo ngo ni amafaranga ya code y'ikizamini. Hanyuma hari igihe kukwandikisha bigusaba ko baguca ibihumbi 5 bya service bitewe nawe wandikishirije. Ubwo ni ibihumbi 10. Ndizera bihuye biga ibihumbi 40 byose. 5 byo kwandikisha gukora ikizamini cya prozwari n'ibihumbi 5 bya service y'ibyo bintu gukoreye, ndetse n'ibihumbi 3 byo kwiga amategeko y'umuhanda bikaba ibihumbi 40. Kugira ngo ufate prozwari mu ntoki wishyura amafaranga ibihumbi 10 kugira ngo irotire cyangwa se isore ibihumbi 10. Ubwo ibihumbi 50 kuri prozwari byamaze kugenda kare. Ugomba remo no kwihabwa na service yagusaba zose ku irembo. Ibihumbi 50 byamaze kugenda kuri prozwari. Twagiye rero mu gihe umaze kubona prozwari usabwa iki? Nuvuga ngo urushya rw'agateganyo iyo urutsindiye rufite agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Kategori A, B, C, D, E, F na D1 zose wemere kuzihitamo mu gihe ubonye urushya. Nuvuga ngo zose wemerewe guhitamo urushya rumwe mu byo ushaka kuko ubuzi neza amategeko y'umuhanda kuri zose. Ubwo vuze numara kubona prozwari wemerewe guhitamo kategori A na B na F gusa. Nizo zonyine yemerewe, nta yindi kategori yemerewe mu gihe ureje imyaka 18. Ibindi nzajyana mbibereka. No numara guhitamo kategori ya B kuko niyo mwese mwagiye mumbaza cyane amafaranga usabwa. Kategori ya B nuyihitamo. Kategori B iyo ugiye kwiga gutwara imodoka bwa mbere nk'ibisanzwe mu ishuri twishyuza cyangwa se wishyura ibihumbi 150 byo kwiga imodoka iminsi 30. Buri munsi ukagiye iminota 30 udasiba. Wasiba ikaba ari impamvu yabirumvikana, ariko ukazaza nyine ugasinya ku wundi munsi ushatse wo wizeho. Ubwo urabara ibihumbi 150 iminsi 30. Umva uba wize neza imodoka wayimenye wanakora n'ikizamini rwose. Ahanga bihuramo neza cyane. Iminsi 30 ubundi twayibariye abaswa kuko nk'umuntu uzi neza imodoka uzi gufata vuba. Iminsi 15 21 imodoka bamaze kwimenya neza. Ariko urabara iminsi 30 kugira ngo ubyumve neza. Ibihumbi 150. Kujya ujya gukora ikizamini uba ugomba kuba warafashe kode. No kuri prozwari nk'uko ko twayibonye iyo kode. Kode y'ikizamini ishyirwa ibihumbi 10 kuri perime. Ubwo yabaye ibihumbi 160. Hanyuma kugira ngo ukore ikizamini cya kategori ya B cyangwa se cya kategori ya B kuri tere wishyura ibihumbi 50 by'ikizamini kuri tere. Ubwo yabaye ibihumbi 170 niba muri kubyumva neza. Hanyuma rero nujya kuri tere kora ikizamini uba ugomba kuba imodoka wize. Ugomba no kuziga imodoka izakoresha ikizamini kuri demarage. Nuvuga ngo imodoka ya demarage bayihugura iminsi hagati 3 n'4, ariko wabara iminsi 6 y'ibihumbi 30 kuko buri munsi buri uko yuguye utanga ibihumbi 5. Kuzamuka inshuro imwe n'ibihumbi 5 gusa. Hano byumve neza. Ubwo bibaye ibihumbi 30 guteranya ibihumbi 190 bise biba amafaranga ngahe? Bise biba ibihumbi 220. Iyo ni kategori ya B turi kuvuga. Kategori ya B ro kugira ngo irotire ifate mu ntoki zawe, wirotire mu ntoki ifate, wishyura amafaranga ibihumbi 50. Bikahita ibihumbi 270 niyo mafaranga bika ku ikofi yawe. Kategori ya B rero wabika ibihumbi 270 kugira uyibone wize neza imodoka, ugateranya ibihumbi 50 bya prozwari bigahita ibihumbi 300
320. Yes, ayo ni amafaranga usabwa mu gihe utangiye ubuzima bwawe bwo gushaka kategori ya B ukiva mu rugo cyangwa se ukiva muri quartier ugiye gushaka ino kategori. Ni amafaranga ugomba kwitwaza. Ikindi ugomba kumenya ku zindi kategori sasa,